Iyi nzoga irahiye, iyi ni inzoga hani mu nzoga za Rubingo zihora zisesa zikanyobwa n'abatabazi. Izi rero ni inzoga y'amateka, ni inzoga imaze ibinyejana bitanu inyobwa kandi ntigishira, iraryoshye rwose. Turi kumwe n'umusaza hano, umusaza utuye hafi aha ngaha uzi amateka, ngira ngo muramubona. Muraho neza. Yego mwatangira mutwibwira. Nitwa Munana Celestine. Munana Celestine, uri umuturanyi wa hano kuri izi nzoga za Rubingo? Ndi umuturage waho ahubwo hatuye. Ubu se iyo habayeho ikibazo wakunda umuntu yigirira icyaka, umuntu ntaza hano agasogongera? Arasogongera rwose mu nzoga za Rubingo. Yego. Iyo umuntu avuze mu nzoga za Rubingo yibaza Rubingo ninde, akibaza se bihuriye na Ruganzu Ndori, cyane ko bamwe bayita mu nzoga za Ruganzu. Bimeze gute? Rubingo yari inde, ese yarahuriye na Ruganzu? Rubingo yari igihinza. Yego. Kera ibihinza byigomekaga ku bwami. Abahinza baga bari kubatse. Noneho rero Ruganzu yaraje ashaka icyo gihinza Rubingo. Yego. Ageze aha niho murahabona bahise mu Rwinzovu. Yego. Niho iwanjye ntuye. None mu Rwinzovu niho umwami Ruganzu Ndori yari yari. Yego. 1510. Nibwo mbukeye bwaho agiye kwica Rubingo, amwicira ahangaho mu nzoga za Rubingo nyine mwabonye. Mu nzoga niho yiciye Rubingo. Afite ingabo ze bahinga ahingisha. Ubwo Ruganzu ari kumwe n'ibisumizi batsinda Rubingo n'ingabo ze. Yaraje akasanga bahinga, abwira abaturage bahingaga b'icyo gihinza. Yego. Ati mwampe isuka ashaka nkabafasha. Bamuha isuka, kubita rimwe kabiri gatatu, amukubita mu mutwe ahita apfa. Icyo gihinza girapfa. Nibwo ingabo zahuruje abandi, Ruganzu nibwo yakubitaga icumu hariya ku rutare rwa nyine aho inzoga za Rubingo, arihibira aragenda atyo ajya kwibukira ahantu hitwa mu Gashyushyu hasi. Nabwo agiye kwita umuntu witwa Byinshi, ubona igihinza ikabuye. Nuko byagenze. Byiza cyane urabitubwiye, kandi nta kintu kiba kiza nko kubwirwa amateka n'umuntu hatuye unabibamo kandi unabifitiye. Nawe ntuye rwose, naho tuganye ubu ngubu kugira ngo muharebe. Nahaye ibisumizi arizo ngabo za Ruganzu, nanjye kandi ndimo. Nawe uri igisumizi. Byiza cyane. Bukajya hari nitugeraho twicara tuganire birambuye ku bisumizi, ndetse tunajye no mu byivugo bimwe na bimwe. Hari umuntu ubishinzwe hano. Yego. ngira ngo arivuga n'ibintu byose nk'uko yakiriye abashyitsi bacu babiri. Yego. Twamushyizeho nawe uzi ibivugo byaho. Urumva niwe ubishinzwe. Nta kibazo, natwe turishimye cyane. Nta cyiza nko kugira ngo mu gitaramo tugire umuntu nkawe cyangwa umuntu ugaragara ko akuze. Buriya kenshi amateka kuyabwirwa n'urubyiruko, umuntu yumva ko bashyizemo amakabya nkuru nk'urubyiruko, ariko iyo amateka tuyabwiwe n'abantu. Ndakuze, mfite imyaka 75 ubu. Yego. Niyo ndangije ku isi. Byiza cyane. Kandi acyariho. Ndabona hari ahantu hari amahema, ndabona hubatse cyane. Aho n'umwami yaryamye ajya kwicara Rubingo. Muri hari hameze nk'aha gutya, haryamye harika. Reka twegere nk'imbere. Hari hameze nk'ahandi. Hari hameze nk'aho ngo ariko haryamye harika. Ruganzu haryamye harika. Hano habitse byinshi kandi hameze neza. Baraza kugenda babifata baze kubigaragaza, ariko twishimiye ko uhaye amateka nk'umuntu w'umubyeyi kandi w'umusaza. Urakoze cyane. Murabibona yuko kuhagana naho barubahiriza gahunda zose zigiye zitandukanye, harimo gahunda zo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyago n'icyorezo coronavirus. Murabona yuko abantu bakaraba intoki mbere yo kwinjira. Urabona yuko hateguye kandi harinze neza, ndetse amateka
amateka akomeje gusigasirwa. Abibazaga ngo amateka azasigasirwa nande, azavugwa nande, bizagenda gute, ngira ngo murabibona. Reka natwe tugende tubasanga tuze kuhabona. Murabona yuko nk'uko umusaza yabitubwiye, hariya hari hasanzwe haringaniye nka hano hose, ahubwo hari umwami ubwo yaharyamaga ari we Ruganzu, ubwo yaharyamye yaharyamye igihe yaraje kugira ngo aze kuzica umuhinza Rubingo. Ugiye kubayobora muri urugendo twita urugendo rw'ibisumizi ruzenguruka Rubingo camping site. Rubingo camp site tuba twarahisemo ubu butaka bwiza mureba kugira ngo dukomeze kubungabunga amateka nyine ya hariya tuvuye mu nzoga za Rubingo. Amateka rero aza kugenda ababwira amazina ya bamwe mu babaye abasangirangendo ba Ruganzu wa kabiri Ndori, barimo Nyirasenge Nyabunyana, barimo wo mumva Kavuna Karyankuna, wari umwiru wa se ariko akaza kumena amabanga, barimo Minyaruko ya Nyamukenke wamwimitse nawe wari umwami, barimo umugabekazi Nyirarumaga tufitiye amateka akomeye cyane yuko yarinze amateka mu bisigo, barimo n'abandi babinama, barimo Ryangombe ry'Ababinga nawe yabanye mu gihe kimwe n'ingamba bafashe. Iyo nzira rero niyo tuza twitiye ibisumizi, ikabisimbura mu by'ukuri amateka ya Ruganzu dushaka ko abantu badusuye bamenye. Aha rero duhagurukiye mureba ni nkaho twakwita mu bikingi by'amarembo, twahise mu Rubi rw'Inyundo. Rubi rw'Inyundo uyu munsi ni mu karere ka Ngororero. Hari mu Rubi rw'Inyundo, aho niho umwami Ndahiro Cyamatare yaguye, ise wa Ndori, ise wa Ruganzu, n'umugabekazi we n'abajabi n'abana be n'abantu benshi mu rugamba rwari rwakomeye cyane, aho u Rwanda rwari rwangambaniwe n'ibihugu bitatu birimo u Rwanda nyirizina, ubwo ni bene se, barimo Juru na Bamara n'umuhungu wa Bamara byinshi, ariko baza gusanga batazanesha Ndahiro, bitabaza babugambana n'ibihugu by'amahanga birimo Ubugara bwa Nzira, aho ni harya mu bihugu mu birwa bya Burera na Ruhondo, ni cyari igihugu cyaba bahariya hose, mbese aho twakwita za Burera, igice cya Musanze n'igice cy'Indorwa, icyo cyari igihugu kimwe. Hakaba rero n'Ubushi cyangwa Ubunyabungo bwari butwawe icyo gihe na Nsiburanyebunga, bamuhuriraho baraza baramwica, basenya u Rwanda, bamwicira umugabekazi n'abana, u Rwanda barusenya. Amateka tubwira ko hashize imyaka 11 u Rwanda rwarabaye amatongo, ari naho havuye ko abahinza nka ba Rubingo, ba Biti Bibisi n'abandi bose bahise bigabagabanira, ushoboye agafata igihugu kuko hari akajagari. Urumva igihugu kimaze imyaka 11 kitagira umwami, kitagira ubumwe, nicyo Ruganzu yaje gukora, kongera kugira igihugu kimwe, akagiha umwami umwe, akagiha ingabo zimwe, akakibiha imiyoborere imwe, akarwana akabatsinda bose. Yatabarutse amaze kukigira kimwe. Ngaya amateka tugiye kureba, ubwo duhereye mu Rubi rw'Inyundo. Nawe kurokoka kwe nuko bamwe mu bajyanama ba Ndahiro bamugiriye inama ko yagira umwana acikisha akazatabara u Rwanda. Bamuhungishiriza rero byita kubunda, umwami ntahunga arabunda, bamuhungishiriza ikaragwe kwa Nyirasenge Nyabunyana. Ubu rero tugiye kwa Nyabunyana, ariko muri camping yacu n'ubundi tugenda turaza abantu kuri buri site iriho amateka. Ubu
muraza gusanga ubundi hano hose hateye tente nuko imvura yaturogoye. Aha rero hazaba hari inzu y'ikinyarwanda ihagarariye Karagwe k'Abahinda. Kuki Karagwe? Aho ni kwa Nyabunyana, nyina aho Nyabunyana mushiki wa Ndahiro yari baramushyingiye kugira ngo nabwo bari uburyo bwo kwagura amaboko y'u Rwanda. Aha rero niho Ruganzu yakuriwe, niho yatorejwe iby'ubwami, niho yatorejwe kuba ingabo mu ibanga rikomeye, kandi bene Bamara n'abandi bose bari barasiganye u Rwanda babizi ko yagezeyo, bakajya bagabayo n'udutero ariko tugasubizwa inyuma, kuko uwazaga wese yiyoberanyije ashaka kumenya amakuru ya Ruganzu baramutahuraga. Hari ibanga, abiru abo bose bakavuna twababwiye, Kavuna bajya kumureba cyangwa undi wese umva uvuye mu Rwanda, iyo yera kwa Nyabunyana baramubwira bati uherukana na Ndahiro ryari. Yaba atazi igisubizo niyo yari code bakamwica. Yaba ari utumwe n'abiru bakamenya ko azanye ubutumwa bakamuha ubundi asubiza mu Rwanda. Nako kazi rero Kavuna Karyankuna yakoraga kwari ukushyikiriza amakuru y'ubutasi Ruganzu na Nyirasenge, nawe agasubirana ku bandi abitwa Baryankuna n'abari barasigaye i Rwanda bakomeye ku ngoma, nabo akabashyira amakuru kugeza mu myaka 10. Ibisumizi ubwo byariho bitozwa, kuko byaje kubisumiza ari uko bibaye ingabo za Ruganzu. Ntiyari kugira ingabo mu gihugu cy'abandi, ariko ni wambukanye niwe batangiranye nizo zariho nizo ngabo ze bita Ikaragwe ni mu gihugu cya Tanzania. Ubwo wambutse Akagera uvuye mu Gisaka wambutse Akagera uhitira mu Ikaragwe. N'ubu haracyara intara ya Karagwe niko yitwa. Ni ukuvuga ngo hari ingabo z'Abanyakaragwe zaherekeje Ruganzu, kandi amateka yisubiramo n'inkotanyi buriya zagiye zigira abandi banyamahanga bagiye bazifasha. Turi ku mugezi w'Akagera, ku ruzi rw'Akagera, tureba mu Rwanda. Aha rero niho tuzashyira ikimenyetso cy'umwiru witwaga Kavuna Karyankuna. Akaba yari umwiru wari ushinzwe gutwara ubutumwa abuvana mu Rwanda bujyana i Karagwe, cyangwa avana ubutumwa i Karagwe abujyana i Rwanda. Ibyo akaba yarabikoze imyaka 10. Ni umugabo wakoze cyane, ariko ku munota wa nyuma akora icyaha, kuko igihe bariho bitegura kwambuka hari ubutumwa Nyirasenge yagombaga gushyikiriza Sengeneza we Ruganzu Ndori. Aramuherera amuha imitsindo, amuha ibirango bya se, amuha ibintu byose, amuha inzira y'ubuyobozi. Kavuna Karyankuna wari ushinzwe amabanga, baza barangije kuganira basanga ari hafi aho ngaho. Igihano cye rero cyari uko atazinjira mu Rwanda. Ni nako byamugendekeye, kuko bamaze abandi abasare bambukije abandi bose, niwe agomba kwambuka nyuma. Ruganzu aciteka ko atari bwambuke, ariko ni nako byari bimeze, kuko yabagaza amabanga menshi y'ubwiru n'ubwami mu rwego rwo kurinda igihugu, birinda ko yambuka. Karyankuna rero aramuha ati ni n'umuruho wose narushye mwana wa Ndahiro muranzize, bati nuko iteka ryaciwe. Ntiyabyihanganira ngo ajye imahanga yiyahura mu Kagera. Iyo rero mu Rwanda bavuze yarushye wa Kavuna, ni ukuruha ntusarure. Twabaye ibisumizi twese, kandi ibyo bintu rwose birakabahama. Turifuza ko mwese mwaba ibisumizi tugafatanyira urugamba. Aha ntimwatinde turaza kuhagaruka.
hano aho twifashisha ariko hariya hari aha tugana murabona ko hari icyanya cyiza cyo kuhashyira inzu ikomeye y'umuntu wagize akamaro wagiriye ibisumizi akamaro. Aha rero hitwa kwa Minyaruko ya Nyamikenke, yari umwami w'Ubusigi. Ubusigi ni igihugu cyari hagati y'Igisaka n'Indorwa. Ni igihugu kitabaye kinini cyane ariko cyagize akamaro gakomeye kuko uyu Minyaruko ya Nyamikenke niwe wimitse umwami Ruganzu, akaba nawe yari umwiru ukomeye wase, ari muri babaryankuna bamwe babandi bakomeye ku ngoma iyo myaka yose. Urumva ko batari babanye neza mu by'ukuri n'ingoma ya byinshi na bene se, ariko bakamenya kubibamo. Turaza kubona n'abandi barimo umugabekazi Nyirarumaga n'abakavu nabo nyine babikoraga rwihishwa. Bavuga ko uyu rero akaba we yari umwami ushinzwe kwimika, muri mubiru habagamo bari bashinzwe imirimo itandukanye. Minyaruko akaba yarashinzwe kwimika abami. Ubu rero nawe yari yariteguye, igihe kigeze yitegura kwimika Ruganzu. Yimehe i Gatsibo. Ruganzu Yego, aho nyine mu Busigi kwa Minyaruko. Bwarambutse ageze hano kwa Minyaruko. Yambutse Akagera, ahinguranya ishyamba uyu munsi rya parike, aragenda atungukira i Gatsibo. Nta muntu uzi ko ingabo ze zihari. Kuko ntiyari kwitangaza atari ingoma ya se. Bamwimitse rero ubwo niho yari atangiye urugamba noneho rwo kubohora igihugu. Bavuga ko urugamba rwa mbere rwabaye kwa Rubingo. Mbere yuko atangira gahunda yose, ubwo target nkuko twabibabwiye, icyo yaragamije yari Ubwanacyambwe kwa byinshi. Niyo yari target ya mbere. Yabona Bwanacyambwe agasiga akobwa arababonye u Rwanda, araruteye ararugaruye, none akabona gushaka abanyamahanga bagambanye barimo kwa Nzira ya Muramira mu Bugara, barimo n'Ubunyabungo kwa Nsibura. Ubwo rero mbere yo gutera kwigarurira u Rwanda yabanje yikuye mu maso Rubingo rw'Uburiza. Urumva avuye i Gatsibo yagomba kuza. Aha hantu mu kiryamo cy'inzovu tuza kwicara niho bavuga ko Ruganzu araye ari butere Rubingo. Aha rero ni kwa Minyaruko mu Busigi. Ni muri Gatsibo rwose uyu munsi. Ni muri Gatsibo. Haracyari n'ibimenyetso, mujya mwumva utubindi twarubona. Naho ngaho. Urakoze Nyagasani, twavunyishaga. Uko bisanzwe ndi Cyambarantama amarumbo nyiri mishumishe nyiri mishweko, ndi umukanguzi w'icyuma cyetatire cya Mutabazi, twitagenda terana kifura nera babisha ubwoba byambara Imana ubugondo bwo iburagendwa. Ruganzu niwe wantumye. Uwaguhaye inka ntiwamwima amata, uyu mugabo niyegere hino dusangire. Ubu ndetse kuba umwami ngiye kuba rubanda. Urakaza neza.
ni amata y'u Rwanda, ni amata y'inka z'inyambo ziwa, ndetse kuba umwami ubu ngiye kuba rubanda. Iyi ngoro mureba rero ni ingoro isobanura cyangwa ibumbatiye amateka y'igihugu cy'Uburiza nk'uko twahoze tubivuga. Aha hantu mureba hitwa mu Rwinzovu. Inzovu bavuga ni umurindi cyangwa n'imbaraga Ruganzu yakoresheje ku gihugu cy'u Rwanda abundura u Rwanda. Mwumvishe byinshi, muraza kumenya byinshi, musobanukirwe ngo ni kubera iki hano hantu hitwa mu Rwinzovu. Inzovu bavuga ni Ruganzu, uwo mutingito cyangwa izo mbaraga zakoreshejwe yageze aha ngaha hano muri iri taba mubona, ahakubita umuhunda w'icumu, hararigita iri taba rizamo. Iyi rero ni groupe Ruganzu N'Ibisumizi na Mountain Club Ibisumizi, byahuje imbaraga kugira ngo bibungabunge uyu murage gakondo n'amateka by'Abanyarwanda kugira ngo ibi bintu bitazimangatana. Uyu mwobo rero mureba niho Ruganzu yaraye nahoze mbabwira azica Rubingo, umuhinza wayoboraga igihugu cy'Uburiza nk'ejo. Ibindi turakomeza tubiganira buhoro buhoro. Inkingi ya mwamba, iyi ngiyi ni inkingi y'isoni, iyo ngiyo ni inkingi ya byumvuhore y'umurinzi w'umwami ihagararagaho. Yego. Aha rero niho umwamikazi yaramiraga cyangwa niho yabaga ari n'abajabi ahangaha. Ariko turateganya ko nka groupe Ruganzu N'Ibisumizi n'abafatanyabikorwa, Imana nikomeza kudushoboza, tuzanoza iki gikorwa neza cyangwa dutegure indi nzu izaba ari iy'umwami nyirizina. Iyi ngiyi niyo kuba turi gukoresha twifashisha muri iyi minsi, ariko turateganya gukora ingoro ya Ruganzu Ndori nyirizina ku kibanza ruguru ahangaha. Turava ahangaha dukomeza ku bindi bikorwa bikorerwa ahangaha by'ubugeni, by'ubuhanzi bwa Kinyarwanda busanzwe, turaza kubibona ruguru ahangaha, ariko dushobora wenda no kugira ibyo twereka abandi, dufatanije tuzagera kuri byinshi. Murakoze cyane. Uko igihugu cyacu cyakomeje gitera imbere niko imyubakire yagiye ihinduka. Twahereye ku nzu nk'izi ngizi, ariko uko tugenda iterambere riza tugera ku bigonyi. Iki kigonyi rero urabona gisakaye Kinyarwanda, hasi kiri mu buryo bwa kizungu ariko hejuru ni Kinyarwanda. Iyi nzu rero mureba niyo twifashisha nk'ubwiherero. Nk'uko nabibasobanuriye, ntago turagera ku rwego cyangwa turagera ku nzozi zacu, ariko aho tugeze naho harashimishije. Hari imiryango y'inyuma irakoreshwa, iyi y'imbere turacyayitunganya, muriho murabibona. Iyi nzu ni inzu y'ubwiherero ushobora kujyamo ukajya ukifasha. None muri aka kanya wakenera kwifasha, ashobora guca ku miryango y'inyuma, abagore bagaca ruguru, abagabo bagaca hepfo. Ariko mu minsi iri imbere uko tugenda dukomeza gukora, abagabo bazaza imbere, abagore bajya inyuma. Murakaza neza mu rubohero kuko abakobwa. Ahangaha rero uyu mugabo directeur w'umuco Kajuga Jerome agiye kubafasha kubasobanurira. Duherukana rero kwa Menyero kwa Nyamikenke, tuhavuye tujya ku ngoro y'umwami Ruganzu Ndori. Nabavuye ko ari Ruhashya na Mara ni wari umurwayi mukuru, ariko hari ahandi tutabonye kuko ziriya nzu zahamize. Tuzahashyira ingoro y'umugabekazi wa Ruganzu. Ubu rero nta wundi ni Nyirarumaga wa kabiri, Nyiraruganzu, umubyeyi twubaha cyane ukomeye, kuko niwe tukesha ibyo tuzi muri icyo kinyejana. Turateganya no kumwubakira indi ngoro Ikiruri. Kiruri ni mu murenge wa Karama mu karere ka Huye, ahari intebe y'abasizi ya nyuma tuzi. Uriya buri mwaka nabo duhimbaza umunsi mpuzamahanga w'abasizi. Twafashe rero umuco mwiza wo kujya kuhimbariza Ikiruri,
kugira ngo twibuke n'akamaro k'abasizi n'intebe y'abasizi n'uwo ikomokaho ari we Nyirarumaga, kuko niho dukura aya mateka yose tuzi ku Rwanda mbere y'uko abazungu batuzanira intuze yo kwandika. Aha rero muraza kubonaho Huye district ni sangano ry'abari rya Kabakobwa. Aha turasimbutse tugiye mu bisi bya Huye. Uyu mwanya mubona tuzawushyiramo naho indi ngoro y'uwitwa Binama bya Samukende. Samukende rero akaba yari umuhungu wa Nyagakecuru, yabyaranye na Rubuga. Rubuga akaba yari umwami w'Ubungwe. Ubungwe bukaba cyari igihugu cy'abenengwe cyafataga igice kinini cya Butare ya kera na Nyaruguru n'Ubusanza n'Abashumba, kiriya gice cyose kikambuka n'Akagera kikagera i Burundi. Icyo rero Ruganzu Ndori yakigaruriye amaze gutsinda Nyagakecuru mu bisi bya Huye. Aha muza kubona Kabakobwa ni imwe muri site z'ibisi bya Huye. Naho hari urugendo rw'ibisumizi, hari icyo twita umuhora w'isumizi. Ibisumizi binyuramo biyora abantu baje kubungabunga amateka nk'uko. Aha rero ni imwe muri site yitwa Kabakobwa. Turabona no kubona n'izindi hariya ni ku isoko y'amazi ya Nyirahuye, turaza kubona n'ibindi. Ubu rero ntabwo ibisumizi bikorera ijari gusa, birakorera ni Huye, ni naho byatangiriye ibikorwa byaho, ndetse turiho turategura ibikorwa nk'ibi Nguri. Nguri ni muri Burera, ni kave, ni ubuvumo, n'ubuvumo Ruganzu na Ryangombe bahuriyemo bategura urugamba rwo gutera Nzira ya Muramira. Ni ahantu hakomeye mu mateka yacu akomeye, kuko hari igihugu cy'Ubungwe gifatwa, ni bimwe ubwo ndavuga ibihugu bikomeye, igihugu cy'Ubungwe cya kwa Nyagakecuru, igihugu cy'Ubugara kwa Nzira ya Muramira, n'igihugu cy'Ubushiho ntituzahasura kuko ni muri Repubulika ya Kongo. Ariko turateganya ko twazakora uburyo bwo guhuza imbaraga n'abaturanyi, ibihugu by'ibituranyi nabyo tugasangira amateka tukabungabunga. Ariko ubu ndumva ari aho ngaho. Twifuza rero ko ibisumizi byibura byagira site nkuru imwe muri buri ntara. Jali igahagararira umujyi wa Kigali, Huye igahagararira amajyepfo, Ubungwe n'izindi site zose ziri mu majyepfo, intara y'amajyepfo. Nguri no mu birwa kwa Muramira bagahagararira intara y'amajyaruguru, tukazabona ni Gatsibo bagahagararira aho kwa Minyaruko bagahagararira intara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba ubwo tuzajya mu Bakuro aho Ruganzu yatangiye. Kugeza ubu hari amasita ngahe y'ibisumizi? Ni menshi ayo tumaze gukorera research aragera kuri 43, ariko akubye ayo ngayo kabiri. Bivuga ngo urugendo rw'cyari rurerure kandi tugomba kurufatanya. Aho mvuze naho twagiye dukorera ubushakashatsi, dushobora gukorera inyandiko, ariko hari izindi tutaranamenya. Niwo warumbwiye, niwo wambwiye Ndusu aho ari ikirenge n'amajanja y'imbwa. Ni henshi ugenda usanga Ruganzu yagiye yanyura. Iyo nzira rero yitwa ibirari bya Ruganzu niyo twifuza ko izaba product nini dufatanyije na RDB, ku buryo twazahera Ikaragwe kwa Kavunda hamwe yambukiye, tukazarangiriza Ibutangampundu aho atabarijwe uyu munsi. Ibi ni bimwe mu mashusho twifashisha. Dufite bamwe mu bisumizi b'abartiste badukorera ibi ngibi. Iyi rero ni isoko ya Nyirahuye. Burya Huye ni ikigega gikomeye cy'amazi kigaburira kiriya gice cyose cy'umujyi wa Huye na Butare. Isoko yaho rero ivubuka aha. Ni ahantu hakomeye kuri twebwe, twabonye ari ngombwa ko hahagarira ahandi. Isoko ya Nyirahuye
iki gishushanyo mubona ni mu byifuzo byacu nuko twazahashyira iriba ry'amazi afutse abagenzi n'abakerarugendo bajya baza bakavoma batagura amazi kamere meza kuko aba amazi meza cyane adasabwa gutekwa cyangwa kuvangirwa n'imiti. Iyo usura ibisi bya Huye hari intangiriro nk'uko mwabonye hariya twahereye mu rubi rw'inyundo, aha naho duhera aho twateguye hitwa Bungwe Park, ni ku muhanda ugana kuri Nyungwe ahantu hitwa Isovu. Hazaba rero hari igishushanyo kimeze nka ruriya cya Ruganzu, twaragikoze kirahari mu bushobozi bwacu Ibisumizi, twifuza ko kuri buri site cyajya gihari. Turacyafatanya ibi bikorwa muri ho mubona, cyane cyane umuterankunga ukomeye dufite n'umwe ni komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO. Turaza kumubabereka abayihagarariye, kugeza ubu niwe muterankunga twavuga rwose udushyigikiye. Ariko aho dukorera usanga dufatanye n'ubuyobozi bwaho gushaka ibisubizo. Nk'aha ngaha ukumureba haba hateguwe n'abantu benshi. Hari abaturanyi, ikigo cya gisirikare cya Jali, hari umurenge wa Jali, akarere ka Gasabo karadushyigikiye cyane, RDB mwayumvise n'abandi bose dufatanyije, twese turafatanya. Ariko umushinga uraho tuzagenda tuwurealiza buhoro buhoro. Iyi ni imwe mu nzu igize Rubingo campsite, n'izindi tuza kubereka mu mwanya, naho dushobora kwakira abashyitsi. Mu bushobozi twahawe na komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, nababwiye aya mahema azadufasha kwakira abakerarugendo, kwakira inshuti zacu, kwakira abakunda amateka, abakunda umurage ndangamuco, abakunda kubungabunga ibidukikije, ngo ngira ngo mwabonye uko hateguye ko bijyana no kubungabunga ibidukikije, abakunda na siporo y'imisozi miremire. Izo nizo mission eshatu Ibisumizi byihaye: no kurinda umurage ndangamuco wa Ruganzu aho uri hose. Ariko kubera ko ukunze kuba uri mu mpinga z'imisozi, dutegura na siporo y'imisozi miremire kugira ngo abantu bahagere bishimye nk'uko mwakoze ibyo bita hiking. Dutegura rero urugendo rw'abantu benshi, tukabahuriza hamwe, tugahana umugambi, tugahagurukira aho bita Nyaburiba n'amaguru. Nyaburiba ni hahandi murenze Gatsata, urenze Gihogwe, hari ahantu hari akagari ka Nyaburiba k'uyu murenge wa Jali. Aho niho duhagurukira, ni ibirometero 5 kugera hano. Buri wese yabikora. Tukazamukana rero dukora siporo, tuganira amateka. Twagera hariya mu nzoga za Rubingo tukababwira amateka, noneho bakaza kuruhukira hano muri campsite. Aha rero twizera ko abantu 100 bashobora kuhicara bakahakorera ibikorwa byabo, yaba amahugurwa, yaba ibiganiro, yaba no kuza kwiruhukira, mugateramo, tukabatereramo intebe n'akameza mukiganirira, mukahasangirira, mwamara kumva muruhutse induruburi za Kigali mugakata mukitahira cyangwa mukarara tukabasasira. Twandanga Patrice n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jali. Ndishimye kuri uyu munsi naje kuri uyu musozi wa Jali kuza kudusangiza cyangwa se kwiga ku mateka yaranze igihugu cyacu kuva mu mwaka wa 500 ku ngoma ya Ruganzu. Rero hari Ibisumizi byaturutse hirya no hino, hari abaturage ba hano nabo Ibisumizi. Ndagira ngo mu by'ukuri mbikwiye ku mutima mu izina ry'abaturage ba Jali, umurenge wa Jali, ubuyobozi bwawo, mbaha ikaze hano mu murenge wa Jali kuri uyu musozi. Amateka tumaze kubwirwa n'Ibisumizi byakoze ubushakashatsi buke mu bwo bagikora, usanze ari amateka meza cyane
tugomba kwiga tukayamenya tukayabungabunga tukayatoza n'abana batoya urubyiruko rukamenya amateka tugasigasira amateka yacu. Rero ndagira ngo by'umwihariko bashimire muri rusange n'abaturage baje ndababwira ko hari abataragera hano banyura hariya bataza amateka ari hano, tuzajya tubashishikariza nabo kugira ngo baze nabo babisumize, kandi tubabwire ko tuzafatanya muri byinshi kugira ngo dukomeze dusigasire tunabungabunga amateka yacu. Murakoze cyane. Nabashimira rero rwose kuba uyu munsi mwabaye hamwe natwe. Ibisumizi bifitanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi, umuco n'itumanaho UNESCO, binyuze muri komisiyo ya UNESCO. Umuco ni imwe muri porogaramu nkuru za UNESCO, aho UNESCO bigomba kugira ngo iteze imbere yimakaze rwa rusobe rw'umuco, umuco mu bihugu bitandukanye, umuco utandukanye. Abantu kugira ngo UNESCO yimakaza umuco w'amahoro, ariko abantu kugira ngo bagire wa muco w'amahoro bagomba kugira n'ubworoherane, bagomba kugira ubwumvikane, uba ugomba kugira ngo umenye umuco w'abandi, wakire uwemere nk'uko uri. Nta kuntu rero mu Rwanda twavuga ko twajya kugira ngo tuvuge umuco ku bandi, tuwusangiza abandi bawushime, natwe tutawuzi. Umuco wacu uririshe, ufite byinshi. Ibi ngibi bababwiye none ni nko kudusogongeza. Muri urwo rwego rero rwo kugira ngo duteze imbere umuco muri ya gahunda ya UNESCO, muri komisiyo y'igihugu tugira buri mwaka, natwe dufite mu bikorwa byacu muri gahunda guteza imbere ibikorwa by'umuco, ariko ntabwo wateza imbere umuco udashyizemo ururimi, udashyizemo n'ibyo baberetse hariya bijyanye n'ubukorikori, ni byinshi. Ibyo rero byose biri muri departement imwe iteza imbere ibintu bijyanye n'umuco. Hakaba rero harimo kimwe mu gikorwa cy'ingenzi kandi twihaye kujya dukora buri mwaka, no guteza imbere, no gukora ubushakashatsi no guteza imbere ahantu nyaburanga hashobora kuba hakwerekana umuco wa kera, imibereho y'abakurambere bacu, uburyo babagaho, uko bambaraga, uko babyinaga, uko bafunguraga, ibyo byose bijyanye n'umuco. Iyo gahunda rero irahari. Hanyuma kubw'amahirwe rero tuza gushaka, nk'uko n'izindi porogaramu uko tubigenza, abafatanyabikorwa, tuza gusanga ibisumizi bifite muri gahunda yabo gukurikirana iriya nzira. Hakuriya mwabibonye babasobanuriye urugendo rwa Ruganzu Ndori, turavuga tuti reka tubifatanye, turebe ukuntu iyo abantu bafatanyije bagera kure, turebe ukuntu twabafasha muri iyo gahunda, harimo no kwamamaza no kumenya umuco wacu n'amateka uko biragendana. Ntabwo rero uyu munsi ari wo wa mbere tugeze aha, hari byinshi tumaze gukorana, urugendo tumaze gukorana n'ibisumizi, aho bababwiye Huye
naho twageranyeyo hashize imyaka irenze nk'itanu. Ubu rwose nibaza yuko ubufatanye bugeze kure ari bwiza. Ni na bwiza ko mu mezi nka 3 washize ngira mu kwezi kwa 4 iyo mikoranire twashatse ko itera indi ntambwe igera no ku rundi rwego. Dukorana n'amasezerano y'imikoranire kugira ngo iyo umuntu musanzwe mukorana ariko mukageraho mukorana amasezerano iba ari nk'igihango kugira ngo yari byo bakora tubimenyeshwe tukomeze tubatera ingabo mu bitugu bakomeze kujya imbere. Uyu munsi rero twishimiye rwose kuba twongeye kugera hano nyuma y'imyaka nk'ibiri tukabona intambwe Ibisumizi n'iyi groupe Ruganzu aho bamaze kugera ni heza, nimukomerezaho tuzakomeza kubafasha